kadukomeze yasaba mu midanane wakitugezaho ni episode ya 8 ngene demana kiza mwese Christos duwa connect gazwa fitri kuri la episode de manjira twigira ijambo ry'Imana tworoheye dane gazwa lifulesi apprendre la produire sans effort ndetse ahubwo naryohewe samizana apprendre et ensuite les vivre kwigurije goranyuze kibaho yadutangiye n'abagenzi sinzi bavuye he bagiye he ni bande ibyo turaza kwa tubimenya yaduheruka Yozefu bataye mu cyobo mbese ubu amere wate muri episode ya 7 turaje byose tubirebe ya bano bari baragenda hano ni mu butayu bari ku mafarasi tugaruka kuriba ntabwo nzi uburyo nabashije kubaho wumva muramara umunsi wose muri hafi y'iriba wabashije gusinzira ejo ute nijoro ngo nari nafite ubwoba bwinshi cyane ariko nasinzira iruhande rw'inuma baba banishe be gute mwasiga njyenyine muzi ngo ni mu mwijima n'ubukonje gute mwebwe mwiryamira kuri matura imeze neza iki muzi neza ko ngiye niryamiye ku rutare hakonje ngo twagomba kubikora we yagomba kubikora ya ni bene se ba Yozefu bari kugira sasa uyu hari kureba kure ari kwitegereza iki niki kikije hari kukuzira umuyaga mwishi niki Tatinya Simiyoni Yuda murebe iriya hari kukuzira umuyaga mwinshi urukuzuza mu cyerekezo cyabo ni mu butayu we ngo ni tampete ngo tugomba kugira ahantu twihisha ngo tampete yaje ngo tugomba gufata umukumbi tukajyana utebuka byihuse tugomba kwihisha byihuse ngo tugomba kwihisha ngo tampete yaje ngo sindagusiga ngiye wenyine ngo ndibwaze kugaruka kureba ni tampete is storm mu cyongereza mu kinyarwanda ushobora gutoranya nka kimwe muri ibi bibiri ugende kurusha ikindi imbaraga serwakira cyangwa se inkubi y'umuyaga ndaza guhitamo serwakira ngendeye ku izina abakuru batuganye iki gikaze ngo lewi n'ibiki biri kuba ya serwakira yanyuze aho ngaho mu butayu niyo miyaga mu butayu irahanyura ikaba yakwimurira umusozi ugasanga ahantu hari umusozi mu gahe gatoya habaye ikibaya wewe ahantu wari uzi iminota 3 itambutse iminota 5 iri imbere ntukihaza ukibase narose ya twadusozi ko mu butayu twitwa Sand Dunes imiyaga ikazi gatambuka sayi mikumi muyigumanye hamwe nimuyitandukanye gofani ugomba gusuzuma abantu neza umuyaga wageze muri babantu ngo mugendane mwegeranye mugume muri mutsinda nk'uko bishoboka nimutandukane mwitonde databuja dufite inyota abantu bose bashaka amazi ngo turaza kuhagera ngiriba riri hehe ngo turi hafi kuhagera mugiye kwihangana twese ntabwo ubona serwakira kuki mubuze kwihangana ya niba abantu twatangiranye uwa muyaga ubanyuzemo nabo kandi ngo bafite inyota ariko ari kubabwira ngo mwihangane turi hafi kugera kwiriba umuyaga uraje nakubwiye ngo uraje ukagera ngo tugomba kuguma turi mu cyerekezo kimwe ngo tutaza kuyoba ngo bitari ibyo ngo bakwisanga mu butayu ahantu babuze nakubwiye mu butayu umuyaga ugasanga wimuye ahantu ya hari sozi habaye ikibaya habaye umusozi tubaza se warose ya abizi ibintu bya geography bagenzi banjye barabyumva ya ibintu bya desert landforms cyangwa landform due wind erosion na deposition mu bintu bya geomorphology baba bari kunyumva neza cyane aba geography ndabasuhuje babantu nakubwiye umuyaga umaze gutuza bari kwitegereza ahantu bari kubona bahayobewe abangaba nabo umenye wari ugiye kubashyingura wabarengejeho bucyo ahantu bari bihishe
bari kwitegereza ahantu ni he. La tempête s'est apaisée. Umuyaga uracururutse. Quelle tempête! Mbega wa muyaga we, mbega umuyaga uteye ubwoba, urahuje by'ako kanya uhita utuza nanone. Ahantu bari kuhitegereza wagira ngo ntabwo bahazi, ngo turi hehe. Que les dieux nous viennent en aide. Mana yanjye, Imana izidufashe, twabuze inzira bayobye. Nkaho uyu muyaga nta kindi uzanwe nacyo usibye kutuburisha. Aba nabo yana. Elle a soudain soufflé sans nous donner de signe. Umvura hushye nta kutumenyesha. Puis elle s'est apaisée après nous avoir éloignés. Urangije uracururuka umaze kutujyana kure. Bayobye. Sasa Lewi yibutse iki? Yozefu gati bagakubisa kuri Yozefu. Se Yozefu amerewe ate? Hano ari kugenda azamuka asanga yanahaje azamuka. Qu'allons-nous faire à présent? Je ne le sais pas. Tujya gukora iki? Je ne connais pas du tout cette région. Ahantu pe ntabwo mpazi kandi ntabwo bigeze bimuka. Ngo noye ngo ntabwo ahazi. Umuyaga wahushye ariko nta mahino. Yozefu, umuyaga wacururutse, witinya nje ndakuziye. Ngo ndatinya hari umwijima, ngo mu nkura aha, ngo ntabwo nabibasha, ntabwo nabibasha. Tugaruke kuri aba ngaba. Ngize inyoni zo mu kirere ziratubera ikimenyetso uko biri kose. Ngo tugende hariya, ngo ziraza kutwereka inzira. Ngo tugiye kugenda tunyura mwa kiriya cyerekezo. Umwe wese yitegure. Comment pouvez-vous être sûr que nous prenons le bon chemin? Wamenya neza ko dufashe inzira y'ukuri, turakomeza kugenda uko twagendaga. Buri gihe nizera Imana ya Aburahamu, sogokuruza, Si c'était la ngo mauvaise direction, azabona intoza. Ngo mbese bibaye ari inzira itariyo. l'un après l'autre. Ngo birangira twese twishwe n'inyota, umwe kuri umwe mu butayu hakubera inyota. Ngo dusigaranye amazi angana Gourde à moitié vide. ngo ni makeya cyane. Donne-la à celui qui en a le plus besoin. Ayo yahereza abayakeneye Et si cyane. l'un de nous a soif, nous Ngo hanyuma manquerons muri et nous twe mourrons nitugira sans inyota aucun doute. gute? Turabura amazi maze dupfe nta gushidikanya. L'eau appartient à tout le monde. Tout le monde Turabaho sans twese exception. cyangwa dupfe twese, amazi ni aya bose. Ngo nta gutoranya. Ngo muri ibi bihe bigoye ntabwo ugomba kwikunda bugogo. Ya mu butayu hakubera inyota, ugakumbura amazi. Ikintu kiryoha cya mbere ku isi ugasanga yewe we, mwibuke turiya filime ya Mose cyangwa se Amategeko 10, bo amazi baranayibanaga. Bawundi amazi. Noneho bitotombeye Imana kubwo kura amazi maze biviramo. Kubera iki? Agize ngo ntabwo yamukunze bigize. Yari umwana watoranijwe n'Imana, ngo yari yaragenewe kuzaba umuhanuzi hano ku isi. Ubanza ntarabaye papa mwiza, nkaba ntaramukunze nk'uko bikwiye. Iyo nza kumukunda sinari kuba namutanze mu banzi be rwose. Jacob, tu crois vraiment que mes fils sont les ennemis Yakobo, de Joseph? urizera ko abana banjye ni abanzi ba Yozefu? None wangaragariza Je ikinyuranyo. sais très bien que mes frères n'aimaient pas du tout Joseph. Abavandimwe banjye ntabwo bakunda Yozefu, basaza be. Ntabwo yari akwiye kujyana nabo mu butayu. Ngo noneho ni njye njyenyine wamwiyoherereje koko. Ngo ni njyewe nyirabayazana ni Yakobo. Ntabwo nari nkwiye kuba namuhereje uburenganzira. Nari nkwiye kuba namurekeye iruhande rwanjye. Yakobo amaganya aracyari menshi, nenze ngo muri episode itambutse yarangiranye nayo byajya abwira Benjamin ngo azagaruka Imana nibishaka. Kumbe n'umwe amaganya aracyari yose. We wundi yavuze ngo azarinda ajya mu gituro akibuka umuhungu we Yozefu. Tugende kuri Bibiliya. Noneho nyine inyota niyo yatumye ku Bisiraheli, niyo yatumye Attends Joseph, j'entends un bruit. Yozefu ubutegereje, ndi kumva urusaku. Niyo yatumye Mose atagera i Kanani kubera bamwitotombera, maze bikamuviramo igicumuro. Lewi ngari kumva urusaku n'urw'abande. Tasubira kuri bene se iyo ngiyo. Une caravane se dirige vers nous si je ne me trompe pas. Ngo hari abantu bari kuza badusanga niba ntibeshye.
uritegereza neza Oui, c'est vrai. ngo we Tu as nibyo raison. we ngo uzi kuri mukuri kumbe nibo bantu twatangiranye babandi baba banayobye nibo bari koza basanga abavandimwe ba Yozefu ahangaha Bizarre. Les ntibisanzwe caravanes ne prennent presque jamais ce chemin. abantu ko batajya banyura aha Qu'est-ce hantu qu'ils font ici? meze bite ngo Ils bari ne gukora nous iki ahangaha retrouveront pas ici, calme-toi. ngo ntabwo batubona ahangaha mwebwe S'ils ne mutuza peuvent pas nous voir, umva ils pourront bien voir le troupeau. batabashije no Nous avons kutubona assez babona de temps. imikumbi Ils sont turacyafite igihe encore loin de gihagije baracyari kure yacu Naftali, bunafutari oui. Mène yego le troupeau au-delà de la colline et ne t'arrête pas avant d'avoir disparu. ngo jyana umukumbira hirya y'umusozi ngo ntuhagarare uwo utarabura mbese utaragera ahantu h'umuntu atawubona sasa nafutari imikumbi ikiboko ntabwo bagira ngo bababone ba bantu bari kuza babasanga nafutari aritegereza Parfait. byiza Ils ne pourront pas voir le troupeau d'ici. ahangaha ntabwo babasha kubona umukumbi wacu ni ukuvuga ngo Je buriya connais bamaze bien kugira cet arbre et les dunes qui sont tout autour. kiriya giti ndakizi Ça veut n'ahantu dire que nous ne sommes hazengurutse pas loin de Canaan. bivuze ngo ntabwo turi kure y'i Kanani Et je sais qu'il y a un puits à côté de l'arbre. ndabizi hafi ya kiriya giti Je hariho pars iriba annoncer cette bonne nouvelle au reste de la caravane. aya makuru meza agiye Ah, kuyabwira Philippe, abandi mon ami. bantu witebuka nshuti L'eau de ce puits est salée. amazi yari ari baranduye Mais comment sais-tu que cette eau est salée? ariko subiza uteka amazi yanduye ni ukuvuga ngo Je suis ntabwo déjà passé par là plusieurs fois. hari anahanyuze inshuro Je nyinshi sais que cyane cette eau n'est pas bonne à boire, ni pour les ndabizi hommes, amazi ni pour les animaux. si meza Mais la kunyobwa soif yaba va ku muntu cyangwa finalement épuiser les inyamaswa caravaniers. abantu bararangira La bapfuye pe seule solution inyota est de continuer notre tugomba marche kubona pour arriver igisubizo au prochain puits. ngo igisubizo Il faut ni faire ugukomeza vite avant tugenda la tombée du tukagera jour. ku rindi Sinon, riba les rikurikira caravaniers et les tugomba animaux vont être gutebuka sérieusement affaiblis. ngo Partons tout de suite. abantu batagira ngo utari iby'abantu Nous partons n'amatungo baraza Hâtez-vous pour arriver le plus kubura tôt intege zo possible. gukomeza ngo we ngo tugiye gutebuka tugende ngo tugere ku iriba kare gashoboka ngo bagiye gushyiramo agatege bagende bagere ku rindi riba rikurikira kare gashoboka ngo ko n'ibitabo ibyo baricwa n'inyota bagwa inzira babe batagishoboye kugenda inyota mu butayu nk'iyi si ikintu si ikintu ubwisaheri ubundi icyo n'intuza n'inyama ibyo bintu bakumbuye cyane bakanabisaba imana Oh Dieu miséricordieux. mana J'ai été y'inyembabazi victime d'une horrible injustice. ndi inzirakarengane yo Mais je sais bien kubabazwa que tu me kubi surveilles de cyane ton œil attentif et tendre. ariko ndabizi yuko undeba n'ijisho ry'imbabazi nsohora muri uyu mwijima Que ndagusezeranya je serai le plus noble des serviteurs ngo nzaba umugaragu qui ne te mwiza désobéira jamais utazigera jusqu'au dernier gusuzugura souffle de ma vie. kugera ku guhumeka kwa nyuma k'ubuzima bwanjye ngo mana ishobora byose sasa yozefu ariho arasenga iyo dusenga ni amagambo twivugira gusa ariko muraje murebe habiki muraje murebe habiki twe turivugira sasa yozefu kumva bugufa do nk'ubu none aya ngaya atangiye gusazwa n'ibiki do hari uwasenze hari uwasenze mama niki abandi twatangiranye amantuza yabo yabasaranye hari umaze gusenga senga ngo imana imukure mu iriba ingamiya ntabwo ngo zo ntabwo zirengaho ntabwo zirengaho iriya bari kuyiha ikiboko Ne les frappez pas. wiyukubita ntacyo bitanga Nous nous reposerons ici pour un moment. turaruhukira ahangaha akanya zafata umwanzuro wo kuruhukira aho ngaho hari uwasenze amazi amazi Quel est ce mystère? ariko iryobera byo ni bwoko ki Les bêtes ont senti la présence de l'eau. aya nyamaswa zamaze kumva amazi bugufi ngo ntazi gutandukanya amazi yanduye n'amazi meza ninde wayabwiye kwitwara gutya amatungo Pas ce qui se passe. ngo ntabwo pe ndi kumva ikiri kuba gisobanukirwa ngo amazi saza ari amazi inyota yamwishe amazi amazi De l'eau. amazi
bagera kuri rya riba bateramo irivuye umva amazi arimo kumbe Yozefu Il y a de l'eau. Tu as harimo entendu? amazi urabyumvishe Mais l'eau salée ne nous sert à rien. ariko amazi yanduye ntacyo yadufasha kwanga amazi atagira kumbe bibeshye twumvishe twabibonye muri episode yatambutse Yozefu anywaho akavanga amazi ni meza nabyo hari bimenye cyari igitangaza amazi ngo sawa sawa ngo ubutegereje saza we rwose inyota amenye iri hafi kumwica Est-ce que l'eau de ce puits est vraiment salée? mukuru amazi yari rari baranduye Le vieil homme est très faible, il va mourir de soif. uriya musaza yashengutse agategeye arapfa n'inyota twagerageje we itunga akanywaho gake mwikwigora L'eau est salée. nababwiye amazi aranduye Tentons notre chance. tugerageze amahirwe yacu Fais comme bon te semble. mukore ikibagaragarira nk'ari cyiza muzane nubwo twacyita nk'ikivomesho babandi bo baracyacungira kure Que ferez-vous s'ils parviennent à le sortir du puits? turakora iki nibirangira bamukuye mu iriba bizaba ari byiza si wari umugambi wacu wa kabiri k'abanyuza bahanyura bakaha gutyo turabemerera batware Yozefu nabo Ils ne doivent pas le bajyane prendre ngo ndemeranya nawe ntabwo bamutwarira ubuntu ntuzabe ibyahise atekereza dire. ntabwo uri ibyo nashaka kuvuga ibyo bashaka kuvuga njye ntacyo bimbwiye Joseph à un prix considérable. Yozefu turamugurisha ku giciro rwose dutekerejeho turababwira se ko tuje kubagurisha umuvandimwe wacu ngo hoya Leur vendre l'esclave qui a tenté de fuir. turababwira yuko tuje kugurisha umucakara wagerageje gucika ubwo Yozefu ngo ni umucakara yabacitse gutyo ubona uko barababwira abandi baraje bashyiramo cya kintu cy'ikivomesho Je vais m'agripper à Yozefu ari bireba ngiye kurira kuri uyu mugozi sasa agiye kuratangira kwibuka ibyo bamugenje abavandimwe be ngo yiwe papa bakubita yewe we bari kumukubita nk'aho ari umwanzi wabo wa mbere mubi yavuga ngo reka reka ibyo bankoreye ya kumbe ibyo yasengeye bikuza akabitinyishwa n'amateka ye yahahise barazamura yarumirwa Cette eau est douce. amazi ni meza we Tu as raison. uri mukuri L'eau n'est pas salée. amazi ntabwo Cette eau est yanduye douce. amazi ni L'eau est meza douce. amazi ni meza Malik, malike l'eau n'est pas databuja salée. amazi ntabwo L'eau est yanduye douce. databuja amazi ni meza abantu yewe we kubona amazi meza mu butayu ni imana ibikwihereye C'est étrange. iki ni ibintu bisanzwe amazi ni meza rwose ya ni meza araryoshye kandi ni meza ngiri ni irindi Que yobera s'est-il pe passé ici? ariko ubu ni ibiki Je biri suis kuba certain que l'eau de ce puits était salée auparavant. nari Venez mbizi tous. neza ko aya mazi Venez yanduye boire de rwose cette eau. we muze mwese muze munywe wa musaza uri hafi gupfa n'inyota imana iragize ya urabona isengesho rya Yozefu
ritumye umusaza n'abandi baba bagiye kwicwa n'inyota nabo bagira amasengesho yacu. Hariho benshi atungishije benshi nubwo tugaragara nk'aho tutarabatunze. Woherejwe n'Imana kujya gukiza umubare mwinshi w'ibyaremwe byayo. Ces hommes ont été envoyés pour te secourir. Aba bantu boherejwe kuza kugutabara. Assieds-toi sur le sol. Wowe wicare muri icyo kivomesho maze bakujyane hanze. Niba ntabara ndashobora gusubira kwa papa ngo hoya. Tu es destiné à une autre mission bien plus élevée, celle de sauver de nombreuses créatures selon la volonté de Dieu. Ngo hariho misiyo ifite iyo ntugu yo gutabara umubare mwinshi w'abantu gutyo. Ngo uzajyana bari abantu ujye kure igihe kirekire. Hanyuma papa nkunda cyane. Il est écrit selon la volonté de Dieu qu'il devra supporter ton absence. Cyanditswe mu bushake bw'Imana yuko azihangana kukubura ngo kandi n'imyaka runaka. Ngo ntuzagahishura izina ryawe yaba iry'umuryango wawe kwa bari abantu. Ngo naho baguhatiriza n'ibibazo uzaje uhora ubasubiza ngo njyewe ndi uwo mwireba. Papa ntabwo azahangana kumbura igihe kirekire. Kwihangana kukubura bizaba byoroshye kuruta uko yakwihanganira urupfu rwawe. Nujya kwaso abavandimwe bawe ntibazazuyaza kukwica. Icyiza ni uko weho wakwitanga mu bushake bw'Imana ugakora ibyo Imana ishaka. Bano wo gukora ibyo ushaka kubwe ariko bashaka gusubirana na se ariko ubushake bwa Kristo nukugira ute no kujyana na bari abantu maze kubwirwa amagambo igihe na rimwe na rimwe ubushake bwa Kristo wowe ubona bushaririye ukabona rwose hari icyo wakora mu bushake bwawe. Nyamara ubushake bwacu ntabwo ari bwo bugomba kuba, haba agomba kuba ubushake bw'Imana. Kuko niba yaraturemye none ikaturemera n'imirimo myiza gwe mumfashe. Aya mazi noneho karemereye uri kumukurura rero banza n'abari ari igisore wowe hano kumbe ntabwo bazi kuri iyi nshuro n'umuntu. Barumerwa. Qu'y a-t-il dans le seau? Niba ikibiri mu kivomesho. Maître Malik? Malik. Mais qui es-tu? We urinde? Un être humain. We ni marayika mu shusho y'umuntu. Barazamura. Ni marayika ugeze umuntu bari kumbe babonye. Qu'est-ce que tu faisais au fond du puits? Uriba wakoragamo iki? Sinigeze mbona mu buzima bwanjye umwana umeze gutya mwiza. Mwiribo wakoragamo iki? Ngo mwiza. Est-ce que tu cherches quelqu'un? Koko yari mwiza mbese hari umuntu shaka yari mwiza Bibiliya bivuga yari uburanga. Wana bibaza mu Kabotifari. Ni ubizi kwera icyo ucecetse. Tu ne comprends pas ce que je te dis ou as-tu peur de nous? Ese ibyo nkubwira ntabwo uri kubyumva cyangwa wadutinye? Baba ndio baracyari kurunguruka. Bavandimwe be. Nous devons l'empêcher de parler à tout prix. Tugomba kumubuza kuvuga ku giciro cyacyo cyose atari yahishura umugambi wacu. Je connais les villages voisins. Icyaro kiba bugufa ahangaha ndakizi uko mumubona uyu ni umuheburayo. N'aie pas peur mon enfant. Mwana wanjye witinya. Personne ne te fera de mal. Nta muntu urakugirira nabi. Tubwire. Quel est ton nom? Witwa nde? Joseph. Kamuvuze we. Tu sais donc parler? Sinzi. Mbega gutangaza uzi no kuvuga cyo mbwira. Ukomoka mu gihe cyaro no mu buhe bwoko papa we nuwuhe? Je ne peux pas dire. Ntabwo nabasha kwivuga. Je ne veux pas retourner dans mon village. Ntabwo nshaka gusubira mu cyaro cyacu. Ils sont déterminés à me tuer. Bamara amaje kunyica. Tes parents veulent se débarrasser de toi et te tuer? Ababyeyi bawe barashaka kukwikuraho no kukwica. Bansize hano muri iri riba. None urashaka gukora iki? Bakora iki? Ugomba gusubira ku babyeyi bawe. Munjyana aho mushaka. Mais surtout ne me renvoyez pas chez eux.
ariko pe ntimunyohereze kwa babyeyi banjye. Hanyuma papa we na mama wawe ngo hoya Nous ne pouvons pas te prendre avec nous. ntabwo twajyana Permettez-moi nawe. de quitter cet endroit Munyemere pe et mbaha partir là où ahantu ils ne me retrouveront pas. ubundi ngende iyo aho batazabasha kumbona. Qu'allons-nous faire de cet enfant? uyu mwana Nous devons le prendre tumugenzereze avec dute? nous. Tugomba Si ses kumufata parents tukajyana l'aimaient nawe. réellement, iyo ababyeyi ils ne baba l'auraient pas bamukunda jeté dans le by'ukuri ntabwo baba bari kumujugunya Cet mu iriba. enfant paraît innocent, il ne peut pas mentir. Umwana asa nk'inzirakarengane Il est ntiyabasha donc de kubeshya. notre devoir de le sauver. Ni mukoro Si wacu sa vie est kumutabara. vraiment en danger, Niba koko ubuzima bwe c'est buri un mu esclave byago, précieux. ngo uyu ni umucakara w'agaciro pe. Imagine l'argent que Tekereza nous pouvons amafaranga gagner si nous le proposons à la vente. twamukuramo tubaye Vous pouvez tumugurishije. le vendre sur le Mushobora no marché des kungurisha esclaves si vous voulez. ku Je isoko m'en soucie ry'abacakara guère. Je veux mubishaka juste ntacyo m'éloigner mpangayikiye. d'ici. Icyo nshaka ni ukuva hano. il ne Ajya kure ressemble yaho. pas à un esclave. Ntabwo ngaragara nk'umucakara. Mais cachez-le bien quand même, car j'ai Ariko- décidé de l'emmener avec nous. Mumuhishe neza kuko nanze Si ses parents viennent kutujyana. à sa recherche, niez sa Ababyeyi be présence. nibaza kumushaka mubihakane biraba bya bindi ngo Écoute, si tu ndabihakanye. veux vraiment venir avec nous, Umva niba ushaka ko tu tujyana devras koko te cacher dans l'un de ces coffres et garder le calme et le silence. Tu es d'accord? urasaba ko wihisha hariya mu gisanduku Je suis gutyo d'accord. ubundi ubwo muceceke Aucun urabyemera ngo d'entre nous n'a vu un ndabyemera. enfant ici, n'est-ce Nta pas? muntu muri twe wigeze abona umwana ahangaha ngo sibyo. Mais Comment de la quel vie enfant tu parles? Ubu ariko Nous gusa n'avons uri vu kuvuga aucun uhe enfant. mwana De toute nta façon, mwana que twigeze ferait tubona un pe enfant en plein désert? ngo noneho se ubwo umwana mu butayu yaba ari gukoramo iki Buvez ubwo ngo autant nibyo que vous voulez. barasubiza Nous devons barabanda nous mettre en marche bandabihakanye bientôt. ngo munywe nk'uko mushoboye vuba aha turaje twongere dukubitiza urugendo. Sasa afite gahunda yo kumukuriramo amafaranga. Qui sont-ils? Bayuda bara ni bande Seraient-ils des bandits? baba ari amabandi birara Garde! barinzi. Bayuda batejemo baramushakamo amafaranga ngo ntabwo bamutwarira ubuntu. Rendez-nous notre esclave immédiatement. Duhereze umucakara De quel wacu esclave byihuse. umucakara w'uhuru kuvuga wagwa mukuye mu Celui qui iriba se cache derrière ton dos. wowe yishe inyuma Comment et y'umugongo pourquoi wawe s'est-il trouvé dans ce puits? mubizi ute kuko Il s'est yaraye jeté mu iriba lui-même. Ce ni n'est wowe pas notre faute. witayemo Mais ntabwo vous ryari n'avez ikosa pas sauvé. ryacu ariko Nous sommes ntimwamutabaye. partis chercher des corps pour le hisser, En mais tout cas, twe twagiye maintenant, gushaka umugozi il est ariko à nous. wumva Notre ni intention est uwacu de- gahunda Et yacu s'il refusait lui-même de retourner avec vous? we ubwe yanze Il n'a pas kubasanga du tout le choix. afite se Un esclave amahitamo. doit accomplir les vœux de son maître. umucakara agomba gukora ibyo Ceci sebuja s'il avoue ashaka qu'il est un esclave et que tu es son maître. kense ntiyemera ko ari umucakara veux-tu wanyu dire? ko muri basobuja et s'il n'a ushaka pas kuvuga iki Vous n'avez aucune Atabyemeye. autorité sur lui et vous ne pouvez pas nous vaincre. nta burenganzira mufiteho kandi Donc, ntimwabasha je le garde avec kudutsinda moi. bivuze rero ndamugumana. Pourquoi ne pas lui poser la question à lui? none mwamwibarije Il te ikibazo dira qu'il est notre esclave. arababwira yuko ari umucakara wacu. N'aie pas peur d'eux, petit. wa mwana we wibatinya Ils ne peuvent pas te faire du mal maintenant. nta kintu bo babasha kugukora Dis-moi kibi. donc, cyo mbwira es-tu vraiment leur esclave? ese mukuru uri umucakara wabo? Moi, je n'ai jamais menti de ma vie. njyewe mu buzima bwanjye sinigeze mbeshya. Ceux que tu vois ici sont mes maîtres. bari ubona ahangaha Ils ni sont ba databuja responsables de moi. ni J'ai ndi été inshingano élevée auprès zabo d'eux. nakuze bugufi bwabo nakuriye bugufi bwabo nakubwiye Ces nakubwiye ni paroles umucakara prêtent wacu à l'équivoque. ngo amagambo ye ashobora gusobanura ibintu bibiri. cyo mbwira neza weruye mukuri uri umucakara wabo. sasa ntabwo ari kuba ko ari umucakara wabo ahubwo akavuga ngo ni ba sebuja ngo ibi bishobora Ils gusobanura sont mes ibintu bibiri. maîtres et ils Ngo sont barani ba responsables de moi. databuja ngo ndi inshingano Je n'ai zabo pas nanone eu de ntabwo réponse abisubije claire et gutya. précise. ntabwo ndi kubona igisubizo Je ne peux nshaka absolument pas vous le rendre. gutyo ntabwo ngomba kumubaha pe. Nous le reprendrons par la force alors. Si tu turamufata essayes, tu ku peux être mbaraga sûr que tu seras tué à nugerageza l'instant. umenye neza kwicwa nko mu Plus guhumbya de morts que nous. Est-ce que umenye vous neza êtes nawe kurikira vraiment abapfu prêt à benshi tuer, kuturusha. à être tué pour reprendre mu cet kuri esclave? muramuramaje mushaka kwica mukicwa Arrêtez. ku bw'uyu mucakara wo gucika.
lewe aravuga ngo Nous n'avons pas murekere besoin d'aller aussi loin alors qu'on pourrait résoudre le problème autrement. si ngombwa ngo tujye kure kandi dushobora gukemura ikibazo mu bundi buryo. Je ne te permettrai pas de le tuer. Ntabwo Je sais très nakwemera bien ko pourquoi tu insistes umwica. à le reprendre. Je nzi sais tes impamvu uri mauvaises kumaramaza intentions, kugira ngo Judas. umufate imigambi yawe mibisha Si ndayizi vous voulez que yuda je reste silencieux et que je ne vous niba dénonce mushaka pas, ko nguma laissez ncecetse Joseph avec ses caravaniers sinzabivuge et qu'on en finisse. mureke yozefu ajyane n'aba bantu maze Tu tubirangize. décides des règles du jeu maintenant. mwumva noneho ubu ngubu niwe uri kwanzura amategeko Et je y'umukino. te promets que je reprendrai ma revanche. ndagusezeranya umunsi umwe nzihorera nawe nzakwihorera ni yuda. Je ne crois pas que vous êtes prêt à verser tout ce sang pour un Ntabwo simple nakwi- esclave. zera ko mushaka mwiteguye no kumena amaraso Supposons que je k'uwo convienne avec mucakara. vous que Joseph est votre esclave. Bien que j'en doute fort. vuga ibyo by'ubucakara nubwo Joseph, est-ce que tu veux mbishidikanyaho. rejoindre tes maîtres? yozefu ko urashaka gusanga basobuja. Pourquoi est-ce que tu ne réponds pas? mbese kubera ko udasubiza Si tu ne veux pas de nous comme tes niba maîtres, utadushaka nka baso nous non plus, nous Bouja. ne voulons pas d'un esclave fugitif et paresseux. natwe ntidushaka umucakara wo gucika ndetse w'umunebwe. Nous proposons de vous le vendre. turashaka ko Voulez-vous tumubagurisha. mushaka kumugura Pouvez-vous m'expliquer pourquoi vous avez soudain changé d'avis? Plusieurs munsobanurire raisons impamvu nous muhita poussent à le mwisubira. impamvu nyinshi faire. ziduha D'abord, tuje nous kubikora. sommes iya lassés de mbere le surveiller et de le suivre partout. turarambiwe kumucunga tumukurikira ahantu hariho hose. ngo murashaka ngahe? 1000 dirhams. Amadirham Nous savons que c'est un prix igihumbi. dérisoire. Il est turabizi ni charmant et n'igihenda ariko intelligent. 1000 dirhams Ni pour un umwana esclave mwiza qui ni s'est n'umuhanga. échappé et qui ne fait que fuir. ayo ngayo ku mucakara wo Jamais gucikuza de la icyaza vie ari vous ne pouvez uguhunga. en rêver. De toute reka ntabwo façon, je n'ai byakunda pas mu la somme. buzima J'ai ngo cyane dépensé ko tout mon nayo argent ntabwo au nyafite. marché. amafaranga yanjye yose nayamariye ku isoko. Le but était d'éloigner Joseph de notre père. igitekerezo cyacu kwari ugutandukanya yozefu kuri papa wacu none ngo turi kumugurisha facile, cacakasha. aya ni amafaranga tubonye Il nous yihuse faudra gutyo. soit accepter Yoroshye. l'offre de cet homme, mugomba kwemera soit ibyo reprendre uriya Joseph mugabo et le ramener à abagira Canaan. cyangwa se dutware choix est yozefu vôtre, tumujyane décidez. kanani. ngo amahitamo ni ayanyu anzura. Combien tu as? ufite angahe none? yuda wijya yozefu gusubira i kanani ngo asurane na se ntabwo yabyemera. ngo mbese mufite angahe? C'est tout ce que j'ai, rien que 18 dirhams. ayo nifitiye ni Je sais ibice que c'est cumi un prix n'umunani dérisoire amadiramu. en échange de Joseph. ndabizi ni igihendo ujyanyije na Nous ne yozefu. cherchons pas à faire un profit de sa vente. Bien ntabwo sûr, dushaka kumukuramo inyungu n'ubundi nous ne sommes kumugurisha. pas des gens Ngo matérialistes qui yego courent lewi après les amuvugiraho. richesses et cherchent à faire fortune. ntabwo turi abantu Pour cette bakunda raison, ibintu nous allons twirukanyira négliger ku le butunzi profit que nous n'ibiki. pouvons tirer de sa vente. Nous devons ngo accepter niyo ce mpamvu qu'il twirengagije propose. inyungu twari kumukuramo tumugurisha. Un jour, je te ferai payer le prix de ton sale coup. ngemera ibyo Et ari alors, gusaba. cet cyangwa esclave umunsi umwe est-il nawe à nous ou pas nzakwishyura. encore? Il est à vous. umva uyu mucakara yabaye iwacu cyangwa si uwacu ngo ni uwanyu. Mais, twemeye mais il y a quelques conditions. kugura gutyo. ngo ariko hari ibyo tubasaba. D'abord, que vous ngo l'attachiez pour ibihe. qu'il ne puisse pas fuir. cya mbere Et puis, mumuzirike kugira atabasha gucika. Que vous le preniez le plus loin possible afin qu'il ne revienne jamais à Canaan. muri noneho mumujyane kure hashoboka kugira ngo atazagaruka i kanani. Écoute-moi bien, si jamais je te vois de retour à yumva Canaan, neza mwubona sois ugaruka i sûr que je ne te kanani. laisserai pas en vie. mumenye neza ko ntazakureka ngo ugume uri muzima. ni yuda. ibiceri 18 J'ai amadiramu besoin d'un sinzi. document qui prouve qu'il m'appartient. nkeneye Sinon, icyangombwa personne kingaragaza n'acceptera yuko ari de l'acheter. uwanjye. bitari ibyo nta muntu uzemera kumugura ngo sawa. Fali, Fali. ramène un bout de peau et de l'encre. nzanire ntuza icyo twafata nk'urupapuro n'ikaramu. wino ngo nibayimuzanire. bagiye kujyana intuza. N'aie pas peur, witinya. tu seras à l'abri avec ces gens. uzabona aho kuba Avec uri kumwe eux. n'aba jyana nabo. Ta vie est en danger ici. ahangaha ubuzima bwawe ni buri mu Pardonne-moi, byago. j'ai été incapable de t'aider. babara sindi Je ubasha ne fais que la kugufasha. volonté de Dieu. ntacyo ndi gukora Je usibye dois ubushake partir avec bw'imana. cette caravane. ngomba kujyana n'aba bantu. Mais je m'inquiète pour toi et pour mes frères. ariko ndaguhangakiye n'abavandimwe banjye. J'espère que Dieu vous pardonnera. niringiye ko umunsi umwe Et ko je imana prierai izabababarira. toujours pour vous tous. buri gihe mba mbasengera nzagomba Je te mbasengera. demande de rester à côté de ndagusaba notre Père uzagume iruhande et rwa papa aussi de wacu le consoler. Notez ndetse ces no traits kumuhumuriza. caractéristiques et indiquez que ushyireho vous avez consenti imico à ye le vendre. munemereze N'oubliez yuko pas de mettre mushatse votre kumugurisha. signature et de marquer son nom à la fin. ngo ntimwibagirwe gushyiraho amasinya ndetse no gushyiraho izina rye musoje. ngo lewi
murumuna wanjye Benjamin uzamwiteho. Je voudrais t'embrasser, mais je préfère Ndi kumva ne pas le faire nagusoma pour ne pas éveiller les soupçons. ariko ndahitamo kutabikora kugira ngo bataza kunkeka ngo Dieu uziyiteho. t'a toujours protégé. Imana yahoze ikurinda, Aie confiance en lui. yigirira Il icyizere, sera là pour toi comme il l'a toujours été. izaguma ihakubera nk'uko yahoze hakubera. Yosefu agiye kumujyana kure kure aho batazasubira kongera kubonana. Jya niko bo bari kwitekereza. Liez les mains de cet esclave. Uyu mucakara mu muzirika S'il amaboko, s'échappe, tu seras tenu responsable. nacika ni wowe Mettez le uzabibazwa. document dans un coffre. Icyo cyangombwa mugishyire mu bubiko, mutegure tugiye kugenda. Yosefu atandukanye n'abavandimwe be, ya baramujyanye kure kure. Nous quittons. Pas Tugende ngo yatwita tugira. encore. Assurons-nous de leur départ. Tubanza tumenye neza yuko bagiye. Yosefu barahambira, yabaye umucakara. Umuntu uza muri episode ya kangahe yakinye role yo kuba umucakara we na Tante Faika, none bibaye impamu. Abaye umucakara bya nyabyo ngo twagiye. Aragiye Yosefu areba abavandimwe be, arabakunda ariko bo ntabwo sinzi niba navuga ngo bo ntibamukunda kuko ni Satani uri gukora umurimo mubi muri bo, ariko nanone kuba igikoresho cya Satani ntabwo bikugira mwiza kucyuba igikoresho cya Satani. Ugomba kuba igikoresho cya Kristo, ugakora imirimo waremewe muri Kristo Yesu ngo uyigenderemo. Ubwo abakiri mu byaha nabo namaze kubabwira, nabo bumvireho. Bamaze kumenya neza ko bagiye, nabo barahindukira barataha. Noneho bagiye kubwira se buriya inkuru imwerurira yuko byarangiye na mizero yari ahari yo gushakisha ayo ngayo ayibagirwe. Pourquoi tu pleures, Joseph? Yosefu kubera icyo uri kurira cyambwira. J'aurais aimé dire adieu aux personnes qui viennent de me vendre. Nakumvishe nagashatse kumva nasezera abantu bamaze kugurisha, nkababwira ngo murabeho. Biratangaje ko nigeze mbona ikimenyetso cy'ubwuzu n'urukundo ku maso yabo kuri weho, ariko weho ni ukubera iki wabahangayikiye gutyo bimeze gutyo? Kubera iki uri kumva ushaka kubabwira ngo murabeho? Kuko mbakunda nk'uko bari, nubwo baba banshakira urwango gusa. Wikomeza gutekereza hahise kuri abo bakugiriye nabi. Yosefu kuri ubu wabaye umucakara wanjye. Natekereza baza gushaka Yosefu. J'ignore complètement leur intention. Imigambi yabo ntayo nzi. D'abord, ils étaient prêts à nous tuer pour le reprendre. Puis ils finit par le vendre à un prix dérisoire comme pour s'en débarrasser. Bari bamuramaje kuza kutwica ngo bamutware, birangije bamugurisha ku giciro kigize gihendutse. Gutyo ngo yepe imyitware yabo ubwo iteye amatsiko. Bamuramaje ngo kuza ngo babice batware Yosefu. Barangije bamugurisha igiciro gisa nk'aho ari ukumutangira ubuntu, kiri hafi gusatira kumutangira ubuntu. Ngo bariye ibyabo ubwo ni ibiki? Byabayobeye. Mbe ntabwo bazi ko babaye kurwana no kumaramaza ngo Yosefu atandukane na se Yakobo, ko ibyo bibahagije. Yakobo ahangaha ndi kumva Yosefu ari mu byago. Mon cœur est sur le point de se briser de douleur. Ngo umutima wanjye uri hafi gusandazwa n'uburibwe.
umunsi uraje bugufi urangire ngo yosefu aracyategereje yakobo ngo aracyategereje ngo yosefu agaruke ngo uburibwe bwe ntibuzacururuka ngo abahungu be bataramuzanira inkuru nziza. urazi ndi kumva mpamwa n'ibyabaye gutyo Imana itubabarire biruha ngo ntitwigeze twemera ubusugire bwa yosefu ngo ariko nanone ntabwo twamwishakiraga ikibi ngo ariko yakobo yananiwe kutwizera. yosefu yarishwe, babiruha na zilupa batangiye kwiyumva aribo ba nyirabayazana by'ibyabaye, ariko bakavuga ngo nanone nubwo batamwifurizaga ibyiza ntabwo bigeze bashaka ko yicwa, ngo ariko yakobo yanze kubizera. Bana bavuye kugurisha umuvandimwe wabo baraje mu kugira ngo kumbe dore mu mikumbi yabo amatungo yapfuye, ngo mbese n'ibiki byabaye n'ibiki. birura byatatse umukumbi ntacyo nabashije gukora. bugwa mbese wakoraga icyaha ngaha guke imikumbi birura byatatse imikumbi kuma umwana yari wenyine ntabwo yari kwivamo ngo byari byinshi nari njyenyine byatatse ku mpande zose ntacyo nagombaga gukora. ntibyigeze bibaho ko imikumbi yacu yatakwa n'ibirura ngo bigire byice. ubu n'ibiki byabaye ngo uhereye uwo bizakomeza, ahubwo twitegura kujya duhura n'ibyago byinshi. iyo dusagarariye akana gatoya k'intama natwe tugomba kwitega ibintu nk'ibyo ngo kugira sasa Yuda aravuga ngo njye ndambiwe imbwirwaruhame zawe n'ibyigisho ngo nkawe nawe urengana, bahita bajyamo batangirana kumva n'imitsi. yewe we ubwo ni njyewe nyirabayazana w'ibura ry'umuvandimwe wabo. ubwo cece kugomba gukubitwa ngo Simiyoni reka wabaha ikibuga. Simiyoni nawe yari agiye gufasha Yuda ngo bakubite ntuza Lewi. Lewi niwe mukuru, Yuda ni mutoya. Katurebe biragenda bitese murumuna araza gukubita mukuru we, cyangwa se mukuru we araza kunesha murumuna we. Katurebe bagiye mu mitsi. Rero arababwiye ngo ibintu twakoze ngo nk'uko wasagarira akana k'intama. ubwo ari gushushanya yosefu ngo natwe twitegeye uhereye ubu kugenzezwa nabi. bagiye mu mitsi Yuda taza barambarana tura hasi. Yuda n'umwana mwane k'umujinya n'umunyamujinya cyawe. bana rero usanga bwa petit frere bukunda kwisoma ba grafere babo burabi bari ibikira ubanza haba harimo n'imiteto. urabo rero nkubita ndabibwira mama, webwira se ubusinzi niba bapfa kugira iyo papa yabicaza mwese agakubita. abapapa nta bintu by'imikino. ubundi buriya abapapa babaza n'ibintu by'igitinyura mu muryango. ababyeyi bo sinzi ntabwo baba batinyitse cyane. iyo ikintu nawe yitezeho ni ibintu byo guteta urukundo nk'ibyo, ariko nayo aba ari ikintu gikenewe mu ntuza ijya mu muryango, kuko umwana buri urezwe na se buriya nawe ku ruhande ibintu by'urukundo no kwita ku bantu bikunda kugira. nanone ariko urezwe na mama wabo nawe ibintu by'intuza reka. mbese niyo bose baba bagomba kugira ute kuhaba. ubwo abantu umuntu amaze guhana za divorce zagatanya ngo mubane mugize namwe mwumvireho, mane bayarabahaye abana ngo mubarerane babashe kubavomaho iyo mico yombi uko ari ibiri maze abe ubuzuye neza mu buryo bwa moral, indangagaciro. noneho wawundi murekere muhagarare. muhagarare. ibiki bibaye ngo umucakara yacitse. umucakara yacitse. ninde wacitse? yosefu niwe wacitse cyangwa
ntaza ari gushakira mu giti kumbe banza ari Yozefu wacitse we hano atangiye gushaka shaka bigenze bite se Yozefu niwe wacitse ni biki Tu as vu Joseph? Yozefu wamubonye Joseph, le petit hébreu. Yozefu umwana w'umuheburayo Je l'ai pas vu du tout. oya sinigeze mubona Oui, mwari mais quand kumwe je me suis retourné ngo pour yego le voir, il avait disparu. ngo bagize ngo arebe yari yabuze ni wowe wamurebwaga wari umushinzwe ngo Maliki yambwiye ngo murebe Sévèrement puni et peut-être mubuze troué de coups. ndahanwa nabi cyane barampundagura tegereza hariya ariko hari gituro nibiki se Yozefu byagenze bite ya nuko kagenzi yari demana kiza mwese muri Kristo Yesu duwada connect ni gospel fit mu gato zaso na buta Kristo komeza kwa zibyiza muri episode ya 9 bese Yozefu bizinze ukuntu bimugendekeye tuzaba tumenya ibye ya tuzaba tumenya ibye nuzayikikwe ndabakunda bye bye